none n'umugore nawe bikaba byaramwokamye nawe uko amaze kunywa agacupa yumva ko yagonga umugabo we yamukubita n'amavide yaba yaranduye byaba bibabaje nyine bikundanye birajyana rero byaba bibabaje kubera ko urumva ko ubunyarwandakazi yaba yarabujugunye yaba none hageze mu rwego rw'uko yitesha agaciro nk'umunyarwandakazi ubwo ubunyarwandakazi yarabwibagiwe ububyeyi yarabwibagiwe nawe yabaye umwe mu banyamuryango bo kwa Chameleone no kwa Wizo niko nabyita bitewe ariko uretse ko nawe ari kugaragaza amarangamutima nk'ayabo uretse ko wenda tubona biriya biba tukabibona kuri kamera buriya ugira ngo ibiba byabereye mu cyumba buri umugabo wasanga ari we wicara ku mugabo none ku rundi ruhande nkabireba havuga nti se ariko nanone ntabwo twajya kuvuga se leta ya Uganda ikora gute ni gute umuntu yagonze undi akaba ari kwidedembye Uganda hakora amafaranga bro icyaha cyose waba wakoze iyo ufite amafaranga ni ibintu byoroshye ubundi tuzi neza ko umuntu niyo wamugonga nta kintu mupfana niyo yaba ari ku muhanda iyo wafashwe rwose urafungwa ukabihanirwa n'amategeko aho ni mu Rwanda ariko nta siransi kazamwishyura aho ni mu Rwanda none muri Uganda umuntu yagonze umugabo we hajya kumurwaza noneho naho baviriye mu bitaro bageze mu rugo yatangiye kumutera amavide ku mana yanjye nyine buri gihugu umuco wacyo buri gahugu n'umuco wako kabisa dufite amategeko kandi amategeko Teta Sandra abazaho bitandukaniye abazi itegeko rya muhana rero mu Bagande uretse ko wenda mwebwe wenda mutari mwabimenyera ariko buriya wasanga ibugande ko umugore yakubita umugabo cyangwa se abashakanye bakarwana ni ibintu bisanzwe si kuki mudatekereza ko amakimbirane hariya mu gihugu cya Uganda ari ibintu bisanzwe ashobora nyine kuba yemewe ashobora kuba yemewe wenda twebwe tukaba twiterera mu mata nk'isazi tutazi kuyatungura none se igihe yamugongaga ntiwabonye ko amusanga no mu bitaro akamurwaza kumugana kandi yararakoze n'igitaramo kivuga ko ari gushimira umugore we kuko yamurwaje yicaye mu kagari no kuba yaramugonze ngo wari umujinya ni umujinya rero nabiriya rero reka nuko nabonye mwabigize ibintu biri big deal ushobora gusanga iwabo rwose ari ibintu nta makimbirane asanzwe ariko nanone kizura urarinda wavuga gutyo ntago umuntu ajya kukugonga ari uko ashaka ari uko kwishimiye hari igihe bari umujinya none se Teta Sandra we niyongeye akagaruka akavuga ati uriya ni papa w'abana banjye abivanga mu mubano wanjye nawe bararuzi ikintu kizabaho nuko nyine n'ubundi gupfa nibisanzwe hari n'igihe n'umuntu apfa atari uko yishwe n'umugabo we cyangwa atari uko yishwe n'umugore we yego ariko hari akantu kazabaho bitewe n'uko buri umwe muri bo igihe cye cyageze mukajya mukumva bati Teta Sandra arapfuye cyangwa Wiza arapfuye kandi bigizwemo uruhare n'umwe mu bo bashakanye nyine nicyo kintu mutegereje kumva kubera ko niba umugore umugabo yaramukubise akabyimba isura kuriya nta nubwo ngene nzikazongera kuba muzima bitewe n'ukuntu irasura yari yarabyimbaganye hanyuma umugore nawe akavuga uti reka mugonga amaguru nyace akagira amahirwe ntacike bakajya mu bitaro ubwo ni kimwe rero agakira none mu gihe rero ataranakira neza mu gihe bari mu rugo arataha yasinze bitewe n'uko w'inzoga ari kuzibasha bitewe n'uko atarwaye akamukubita amavide rero ngira ngo ni muri ayo makimbirane yabo bafitanye nta kindi mutegereje kumva ni urupfu ese ku rundi ruhande nkibaza uriya mwana w'umukobwa nta babyeyi abagira arabafite hano mu Rwanda ariko none se abo babyeyi ntago babona ziriya video ariga nakubwiye ngo hano mu Rwanda uko mwe mu bifata bitandukanye n'igihugu oya ndi kuvuga ababyeyi be reka tureke bakora iki se bamuhamagare ntago baba babona biriya bintu akora none nyine babikoreho iki none se wenda none se basenyere umwana wabo ese burakora ukurako nuko bakama kurako aya kezo we babarira urabyo bavuga ko bakora ari kubaka no kwihanganira ibintu byayo byose ahubwo urani nawe wubatse neza urayubatse ku rutare kugukubita ukagumaho kukubita umugabo ukagumaho yego urani rwo rugo rwubakitse uraseka uru ni rwo rugo rwubakitse ureke bya bindi bagukoza amagashyi ugahita utaha
ufata telefone y'umugabo buriya ngo wabonyemo message tayari ugahita usenya kumugonga nk'ariya amaguru akavaho yego mana yanjye ni ibisanzwe yari kuba kihagumiye bafite amafaranga yagura insimburangingo bakikomereza bagakomezanya shabire zagorana cyakora urupfu buriya nirwo ruzabatandukanye cyakora byo abantu bameze kuriya baguma mu nduru mu misorero uyu munsi biyunze ejo bashwanye nuko bigenda hanyuma imwe yapfuyemo birakemuka ahubwo wenda ushobora kwibaza ngo abana bakura bate bigenda gute iyo bareba ababyeyi babo abana baba bariyakiriye bakuze ko abana bageraho bakamenyera ibintu by'iwabo ahubwo babona biyunze bakavuga bati habaye iki abana ariko attention buriya mu bana iyo ufite abana 5 cyangwa 4 cyangwa 3 ntiyabura mu buriya haba harimo umwe bibangamira ubireba kumva umutwe uramuriye akavuga ati ibi bintu ni ibiki iwacu bahoramo buriya barimo kimwe nuko haba harimo n'uwogeza abavuga bati ubundi se bitwaye iki kimwe nuko haba harimo uvuga uti mama niwe mubi haba harimo n'uvuga uti papa niwe mubi rero gusa ariko ku rundi ruhande biriya bintu birababaje nyine nuko bari muri leta yabo ibibemerera ndozi ko navuga ko ibibemerera kubera ko impamvu navuga ko ibibemerera nta kuntu wambwira ngo umugore agonze umugabo warakomeje ari dedembya ejo yazana mutera n'icyuma kidedembya ariko birababaje kubera ko kuriya ni ugukorera iyicarubozo ikiremwa muntu by'umwihariko wo mwashakanye ikiremwa muntu rwose ari amafuti ntago ugiye Teta Sandra amushyigikiye niba byaragenze kuriya bikamenyekana ko umugabo we amukubita none bikaza no kugira n'ibimenyetso none nawe akaba yaramwituye akamugonga none akaba akomeje gukora biriya bintu ubunyarwandakazi yarabutaye ububyeyi yarabutaye biriya ntabwo ari byo kizo tujya tunenga umuntu nk'uko twamugiriye impuhwe tugakora amarayivu kuri TikTok tutimurebe ukuntu Sandra bamugize tibuzo bamufunge bagire bate ariko natwe turebe ko Teta Sandra ari gukora amabi ari kwibagirwa ko ari umugore ari kurengera yego Grace rero reka tugane ku musozo n'ubundi irantambara tuzagumya tuyikurikire kugeza hari upfuye niyo maherezo bizarangira umwe apfuye kubera ko iyo ibintu bigeze kuri rura rwego ni urupfu ruba rusigaye kubera ko urupfu nirwo ruba rusigaye kubatandukanye yego Grace reka ngushimire yego urakoze